yego ni umuntu uhumeka ufite gutekereza niyo kwaba kwabaye disturbed ntabwo afite uburwayi wenda ariko umuntu dushaka kuvuga twebwe turashaka kuvuga umuntu imena umuntu w'imena umuntu ufite ikintu cyiza azasigira abandi. Rero muri 7 habits tugiye kugenda kuri habit ya mbere. Habit ni ukuvuga ni imyitwarire ariko wenda kugira ngo babyumve neza ngiye kubatandukanyiriza process cyangwa se inzira binyuramo kugira ngo umuntu ashyireho imyitwarire runaka. Buriya hari umuntu aba mu nziga ebyiri. Hari uruziga rutoya rwo wowe imitekerereze yawe, education yawe, competence zawe, ibintu byo byose ushobora guhindura. Ibintu byose ushobora guhindura inshuti zawe, ushobora guhindura amashuri wize ukiga andi, ushobora guhindura ubumenyi wari ufite kongera ubundi. Hano hakaba n'uruziga rw'ibyo udashobora guhindura runini ari rwo rimo.